Uyu niwo mutekano w'ishuri iyo adahari wakwanga wabyemera cyangwa se adakora neza. Ishuri rihinduka akajagari gakabije cyane. Ubyemere gutyo kubera ko ndaza kubibabwira uko byakabaye byose. Nyuma y'uko Mineduc cyangwa se REB, Rwanda Basic Education Board, zagiye zishyiraho cyangwa se yagiye ishyiraho gahunda y'abakozi bayo, yaje gusanga yuko ikigo cy'ishuri kigomba kugira umuyobozi wungirije ushinzwe imyitwarire, abo twita Deputy Head Teacher in Charge of Discipline cyangwa se DOD cyangwa se Préfet de Discipline mu Gifaransa. Mu yandi magambo, ndagira tuze kumugarukaho nyuma y'uko tumaze kumenya noneho izindi nshingano ze z'ingenzi. Uyu munsi ngiye kubabwira inshingano ze z'ingenzi zirindwi mutari muzi. Hari igihe urasanga noneho n'umuntu ahubwo noneho yanakubamba cyangwa se ukaba utaramuzi uzi umuntu woroshe, ariko mu kigo cy'ishuri ni umuntu ukomeye cyane. Uraza kwihangana nongeye nkubwire yuko uyu muntu iyo akora neza ni très bien, ariko iyo akora nabi ni ikibazo. Uyu niwo mutekano w'ishuri usesuye, kandi iyo adahari cyangwa se adakora neza, ishuri rigomba guhinduka akajagari uko byenda kose. Ariko mwibuke neza yuko afite bosi we mukuru witwa Directeur. Hari igihe ashobora gukora nabi kubera yuko ari Directeur, ariko iyo ku giti kiwe akora neza, Directeur nawe akora neza, menya yuko ikigo kiri perfect cyangwa se kimeze neza. Nyemera ngubwire bino bintu, ariko mbere kugira dutangire bino bintu ndagenda mvuga icyoroshye njya kugikomeye kugira uze kumenya mu by'ukuri uyu Deputy Head Teacher in Charge of Discipline ibino bintu birindwi agomba kwejeza. Icyambere nuko aba agomba gukora icyo kujyana no gucunga no gukurikirana imyitwarire y'abanyeshuri, the same na teachers, kubera yuko ahangaha nyine urumva abagomba gucunga neza no gukurikirana imyitwarire y'abanyeshuri. Ariho rero kuba yuko yifashe nko gushyiraho gukurikirana amategeko y'ishuri cyangwa se uko amategeko y'ishuri ashyirwa mu bikorwa, byanditswe twita school rules. Hakazamo n'ikindi twakwita nko gukurikirana imyitwarire ya buri munsi y'abanyeshuri n'abarimu uko bagenda bifata, akaza no gufata ingamba ku banyeshuri barenze ku mategeko. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri kikurikiraho nuko aba agomba gushyira mu bikorwa discipline ishingiye ku burere. Uyu muntu wenyine ufite ububasha mu kigo kumenya ngo discipline hano iri very strong cyangwa se irakomeye cyane cyangwa se irajengetse. Niyo mpamvu ari umutekano w'ishuri, kandi iyo akoze nabi akajagari agomba guhita mu kigo, ndetse leta nayo igomba kubimuhemba. Niba koko Directeur we ari umuntu muzima, uraza kumbwira kino cya kabiri niba komeza, aba agomba gushyira mu bikorwa discipline ishingiye ku burere. Aha ngaha dushobora kuvuga wenda ko ushobora gukoresha uburyo bwo guhana, ariko butahamagarira nyine cyangwa se budahungabanya uburenganzira bw'umwana, akoresha icyo twakwita positive discipline. Aba agomba no kumenya ibijyanye no kwirinda ibihano bikabije bitemewe n'amategeko y'u Rwanda, cyane cyane ko no muri education barashize ibihano biri general, ibihano biri penal ku mwana cyangwa se mu babaza ntabwo babyemeye, yewe no kubarimu nubwo barimo bafite stati bagenda ku mategeko. Aha ngaha ni handi ashobora no kwifashisha abanyeshuri indangagaciro cyangwa se kwigisha, kubatraininga, gutuma bamenya ibijyanye n'indangagaciro z'abanyeshuri, dukunda kubyita values and ethics. Ibintu ni cya kabiri. Nyemera mvuga icya gatatu, nabwo igisa nkaho gikomeye nyuma yo kubona zino nshingano nshyashya, nuko aba agomba gukemura ibibazo n'amakimbirane. Ibibazo n'amakimbirane, uyu nguyu Deputy Head Teacher in Charge of Discipline dukunda kwita Préfet de Discipline, aba agomba gukemura neza ibibazo n'amakimbirane biri kubera ku kigo cy'ishuri runaka. Aha wenda twavuga nko gukemura amakimbirane hagati y'abanyeshuri cyangwa se abarimu, nk'uko nabibabwiye neza. Nyine aba agomba kuba ari connected n'abanyeshuri, akongera kuba connected n'abarimu, akamenya root cyangwa se umuzi w'ikibazo, akanabikurikirana mbere y'uko wenda bigera ku muyobozi mukuru nka Directeur. Kuko Directeur we iyo agiye kubikora mu buryo buri official, we akora icyo amategeko ateganya. Ariko disciplinaire cyangwa se umuyobozi wungirije ushinzwe imyitwarire n'imyifatire, aba agomba gukemura bino bibazo mbere y'uko bigera ku bandi kwa Directeur. Yabunga abajije muri counseling cyangwa se mu bundi buryo, ibingibi niba bimureba. Ashobora wenda gufasha wenda cyangwa se gushaka uburyo ki yafasha mu gukemura ihohoterwa cyangwa se kwirinda ihohoterwa, aho wenda urumva nyine abagomba gukurikirana ikijyanye n'ihohoterwa ryaba ribera mu banyeshuri cyangwa se mu bakozi, kubera yuko nyine arabishinzwe. Abagomba kumenya ibijyanye n'amakimbirane n'ibibazo biri kubera mu banyeshuri, dukunda kubyita violence na bullying cyangwa se ihohoterwa nyine rikorerwa abanyeshuri. Hakazamo no gukurikirana ibibazo byihariye nka case management, kubera yuko uyu ni wenyine uhura n'ibibazo bikomeye cyane biri ku kigo. Icya kane, nk'uko nabibabwiye, harimo gukurikirana attendance n'ubukererwe.
Ahangaha agomba kugenzura ko abanyeshuri bitabira amasomo yise n'abarezi muri rusange, akamenya n'igihe aratangira raporo ku muyobozi we, kandi akaba agomba gukurikirana abakererwa n'abasiba buri munsi, akamenya n'ukuntu arabigwanya, agashyira na strategy nshyashya, agashyiraho n'ingamba zo kugabanya drop out. Kano kandi niba tugeze kuri uno mwanya wa kane ukaba ubyumvishe neza, akaba ari ubwa mbere dukurikiranye, ndakwinginga kugira ngo ukande subscribe. Ahangaha niho niyo uzabona amakuru nk'aya ngaya, kubera yuko tubagezaho ibintu biri update bivuye muri Rebo ako kanya, cyangwa se bivuye hirya no hino muri East Africa no mu Rwanda hose. Nyemera rero nimba ari ubwa mbere dukurikiranye, ugomba kubana natwe ari byiza, ukande subscribe, ukanda hano ndetse all kugira igihe tuciza ikiganiro kugira ngo wambere kukibona. Nunyemerera kandi ushirange n'abandi views zacu, ujye muri commentaire tubwire niba na ngombwa, utwandikiye muri commentaire turagusubiza, tugira igihe cyo gusubiza aba dukurikirana. Ikindi ndagusaba, nimba wumva yuko ufite ibyo prive runaka, hari ibikorwa ushaka gutangaza cyangwa se ukorera ikigo runaka icyo ari cyose, twandikire dufatanye mu buryo gutera ibiganiro inkunga mu buzima bwa buri munsi. Icya gatanu harimo gukorana n'ababyeyi n'abafatanyabikorwa. Urumva nyine uyu prefe de discipline abagomba kumenyesha ababyeyi imyitwarire y'abana babo, kuko nyine abagomba kumenya nimba abana bageze ku ishuri batahageze, umwana utwara neza, uwitwara nabi. Ibi byose biba biri mu nshingano ziwe. Agomba gutegura inama y'ababyeyi ku bibazo by'imyitwarire. Uyu nguyu aba agomba kumenya ese kuko hakenewe inama y'ababyeyi ku bibazo by'imyitwarire, uyu nguyu niwe ubikurikirana. Ikindi aba agomba gukorana n'inzego z'ibanze ku bibazo bikomeye. Wumve yuko nyine hari ikibazo ku ishuri either kijyanye n'umwana cyangwa se n'abakozi muri rusange, abakuba bafiteho ubumenyi, nubwo nyine akorana bya hafi n'umuyobozi we mukuru witwa Dogiteri, ariko ubundi ni nawe aba ari mu nshingano ziwe byo gukurikirana ibibazo bikomeye, kandi agakorana n'inzego z'ibanze igihe icyo ari cyo cyose bigize bibaye ngombwa. Ikindi turaza kubabwira aricyo cya karindwi nandi cya gatandatu, uko nabibabwiye, agomba kurinda umutekano w'ishuri. Ahangaha munyumve neza, ntabwo Rebo yavuze yuko uno mu prefe discipline cyangwa se umuyobozi wungirije ushinzwe discipline cyangwa imyitwarire n'imyifatire aba agomba kujya kuba umusekirite cyangwa se umuzamu. Oya, aba agomba gukurikirana umutekano w'abanyeshuri ku ishuri, akamenya nimba abanyeshuri bameze neza, nyine afatanyije n'abandi bayobozi biwe. Aba agomba kugenzura ibikorwa bishobora guteza ibibazo, harimo wenda nko kunywa itabi, drugs, cyangwa se n'imirwano, bya bihano nyine, cyangwa se ya makesi aremereye cyane ashobora kuba na penal. Uyu nguyu aba agomba kumenya mu by'ukuri uburyo management ikorwa mu kigo kugira ngo kibe gifite umutekano mwiza. Aba agomba gushyiraho kandi ingamba zo gukumira ibyaha mu kigo. Ahangaha nyine ashobora gushyiraho nka school conduct cyangwa se amabwiriza, amategeko yo mu kigo hose, kandi agakurikizwa. Bavuga ngo nyine aba agomba gushyiraho ingamba zose no gukumira ibyaha bishobora gutuma hakumirwa ibyaha mu kigo. Iki cya nyuma cyo nirangiza, kubera yuko nicyo kigaragaza yuko nyine uno muyobozi w'ikigo cy'ishuri wungirije ushinzwe imyitwarire n'imyifatire akora. Niba uzi yuko umwana wawe ari DOD cyangwa se wowe uri DOD, cyangwa se ufite mugenzi wawe uri DOD, kano kantu kamubwira, kuko aka ngaka ariko kantu kazamutabara igihe icyo cyose ari mu kazi. Aya makesi arahari, yarayakemuye, yakoze counseling and guidance, mbese ubufasha bwose yarabutanze. Ariko se bazapibwa n'iki nimba uno muntu akora? Murabizi ko abayobozi by'amashuri usanga ari hasi hejuru, ashaka kwirukanisha mugenzi wiwe, cyangwa se ashaka kwigira umwiza imbere y'akarere cyangwa mu murenge. Aha rero iyo utabibayemo maso neza, niho bano bayobozi bungirije bahira, kubera yuko ntabwo bamenya nzakora iki nyuma y'uko ibi byose nabikoze, nagize ku kazi ku gihe, nakoze icyo ngomba gukora ku gihe ndetse neza, nafashe abanyeshuri, nafashe abarimu kugira bigishe ya masomo yabo neza. Ariko kano kanya niki kizagaragaza yuko noneho ari umukazi nk'umuntu umuyobozi w'ikigo cy'ishuri? Icya nyuma aricyo gikomeye cyane ababwiye, aba agomba gutegura raporo z'imyitwarire cyangwa se iz'akazi ke ka buri munsi. Aha wenda twavuga nko gutanga raporo ya discipline buri gihembwe. Ubyumve neza, uno muyobozi w'ikigo cy'ishuri ntazabeho adafite raporo ya discipline ya buri gihembwe, every term cyangwa se chaque semestre. Aba agomba kuba yaratanze iyi raporo ijyanye n'imyitwarire n'imyifatire mu kigo cy'ishuri buri gihembwe. Aba agomba kugaragaza kandi ibibazo n'ingamba zafashwe, akavuga ati wenda muri icyo gihembwe twagize kino kibazo, bigenda gutya na kimwe gutya, challenge ni izi ngizi, agatanga na recommendation, agatanga n'ingamba zafashwe kugira bya bizakemuke. Aba agomba no gufasha ubuyobozi gufata ibyemezo bikomeye cyane, haba mu bakozi haba mu banyeshuri.
byumvikane yuko nyine ari directrice, ari directeur agomba gukorana bya hafi n'umuyobozi wungirije ushinzwe imyitwarire n'imyifatire kugira bafate imyanzuro isa nk'aho ikomeye. Nubwo uzasanga bamwe mu bigo by'amashuri ari aho bigira kutumana, akumva yuko ari wenyine ugomba gufata imyanzuro, ariko siko bimeze. Cyangwa se uno muyobozi wungirije yafata umwanzuro, yatanze raporo yanayimubwiye, ariko umuyobozi w'ikigo cy'ishuri ukumva yaje kubinyamo cyangwa se kubyica nyuma. Nawe umuyobozi w'ikigo cy'ishuri menya yuko ufite ikibazo cya mental health, ugomba kujya kwa muganga. Byumvikane yuko uyu prefet discipline aba agomba gukemura ibibazo, agafasha n'ubuyobozi gufata ibyemezo. Niwe ugomba kugenda akavuga ati bano banyeshuri wenda byagenze gutya, bahanishwa ibi ngibi, bigashyirwa mu bikorwa. Kuko nyine discipline navuga ko ari fair, akaba consistent kandi agakora ibijyanye n'icyo amategeko ateganya ku ishuri. Mu magambo rero make navuga yuko uyu nguyu ari gutuma ishuri rigira umurongo, rikagira n'icyerekezo cyiza cyo kuryigamo cyangwa se cyo kuribamo. Niba rero kano kanya twandikise kano muri aya masaha, ukabumva yuko kwa natwe byiza, sharinga n'abandi ku zacu, mureke duhure mu kindi kiganiro. Turakunda cyane. Bye bye. Kigaruka muri aya masaha.